njye nibaza ukabona nk'umuntu ngo ndi profeti ngo ndi apotre ariko nimara ahanganye ngo nundi ngo basabanye imbabazi noneho njyari ibintu bimaze ndimo kureba nkumva mfite ifuye nkumva ngo runaka ngo yaraje ngareba runaka ngaraje ngamusaba imbabazi ngo yamusebereje kuri social media ngo nibwo arasenga ngo ajya kumwereka Imana ngo arabanga Imana yawe itanyica ngo niyo mpamvu naje kugusaba imbabazi ariko bana ubundi Imana barayizi ubu ngubu nibyo byeze abandi barajya ku social media noneho ubu ngubu Madame wa Theogene niwe ugezweho niwe baharaye umuntu aragira nohera aragira imbere kunyuza akavuga indi mbabazi cyo zisobanura avuye mu kabyiniro nigeze rimwe umwuka nyereka sengera umuntu arangije abadayimoni baramufata noneho maze kumufata turasenga tumaze gusenga ari bamutwaye kuzimu aramurekura ngo arangije agaruka avuga ndamwa ubonye iki aravuga ngo nageze kuzimu ngo asanga izo ndimi mwavugaga ngo baza kureba ngo uwo muntu nyine izo ndimi bumva n'ibintu bumva ibyo bintu birimo kubatwika nibi biki barimo kuvuga ngo baje ngo babura wa muntu kubera ko yavuze indimi nyinshi arazenguruka kandi bashaka umusazi umunyamwuka nyamwuka yavuze aratwika nigeze rimwe mu abahungu bihaye gushishura indimi ze ndavuze bana ko byoherwa no kuvuga indimi akavukira mu ndimi avuga ngo Imana yakunyeretse inakizenguruka ariko mana la tite stop prayer mo abishyire bamenyereye Imana ari ubwoko bw'Imana bituma Imana imanuka ibiyereka mu bundi buryo ubwo batakekaga iyi Mana barayizi Zaburi ya mbere amahoro y'Imana nshuti z'umusaraba amahoro y'Imana aho muri rya none ku isi abantu dukurikira kuri Zaburi ya mbere TV turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo suza abantu nkunze Yesu nashimwe cyane ndabasuhuje abagenda badukurikirana mu Rwanda no hanze Imana amahoro ibahe umugisha amen tubahaye ikaze kuri Zaburi ya mbere TV nkuko bisanzwe nje tugiye kubana nitwa Sibomana Daniel ndi umugabo wo guhamya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza Kajene ni byose natumuzi uzajya urigurira kugira ngo mbashe gusobanurira abantu aho ryaturutse abantu babizi ni bake cyane abantu mubizi ryo zina aho ryaturutse soda nzayigura mujye muri commentaire mu byandike soda nzayigura Imana iduhana umugisha dushimye Imana kuri iki gicamunsi yongeye kuduha umunsi mwiza nkunda kubwira abantu ngo nta kintu cyiza nko kubona umunsi ukeye ni ibintu byoroshye biri simple byoroshye ariko nanone bikomeye kuki byoroshye ejo bundi natekereje amazi iminsi dusengera abantu umuntu akaza yaryamye ari muzima yego ariko yajya kubyuka akanirwa kubyuka bagaterura bakamutuzanira ejo bundi nasengeye umuntu ndababara ndavuga ariko kuki abantu bavuga ngo bari mu nzu y'Imana aribo babi umuntu n'umuhanuzi no hano ku mashusho media ahantu hose arakora ni umuhanuzi ukomeye utumirwa arahanura ibintu jewe noneho hari ukuntu mfite impano yo gusengera umuntu tugakurura ahubwo batwumva reka ndeke kukumene banga cyane ariko hari ukuntu dusenga noneho twasenga tugakura umuntu nabo babyumve n'ubundi ntacyo bazadutwara noneho warangiza wamukurura haje umuntu noneho aza yari umubyeyi w'umukecuru nako umubyeyi usanga arimo hagati noneho uwo muntu urimo kumuroga ni uwitwa umuhanuzi cyangwa umukozi w'Imana maze kumukurura njyewe nagize ubwoba aravuga ngo nitwa runaka nkorera naha ku mashusho media ndi umukozi w'Imana ndahanura namwe nabwo ati iyo jambo irimbwa kuri umukozi w'Imana ati cyo nari nkubeshye ntago ndi umukozi w'Imana ariko niyitirira ko ndi umukozi urimo uvugana nawe mu buryo bw'umwuka aravuga ngo ngewe ngo ndahanura nkerekwe ese uhandura mu izina ry'Imana ati wayamanura ntago ari mu izina ry'Imana ni ibintu nacishije ko bavuga Yesu uriya Yesu bavuga ni uwahe wenda ntabwo twabikurikiranye neza ariko ndumva bivuga ba Yesu batatu hari bari Yesu bashobora no kuvuga Yesu utari Yesu twe tuvuga ariko muravuga ati mu izina rya Yesu izina rya Yesu wowe ukagira ngo uvuze mu izina rya Yesu noneho ndangije ndavuga singurekura ese ati nge rwose ati n'ubu ngubu ati njya mu biterane nkasengera abantu ngahanura abantu ku mashusho media nazengereje abantu gutya ambwira Imana iduhumugisha nge navugaga ku kintu cy'igitabo uzi icyo mvugiye cyo se navuze ngo umwongo we yarabyutse abyuka yahinamiranye
kandi yaryamye ari muzima. Bimwe nkunda kubabwira ngo nta kintu cyiza kubona umunsi ukeye ukabyuka bikemera ugahumeka bikemera ukarambura amaguru ugatambuka ukazamura Imana. N'uwo nguwo yari yahinamiranywe dusenze Imana cyo kora Imana iramukiza ndetse no araseba turanamumenya ndetse ko nge nta nicyo babimbwiye ariko namaze kubona ko abantu benshi batarimo kuvuga izina tuvuga, ntabwo bavuga izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tuvuga, ntabwo bavuga Uwiteka waremye ijuru n'isi. Bafite hari Imana ntoya, hari na Yesu utari Yesu ke tuvuga. Rero abantu bafite ibintu buriya umuhaye nko kubyandika nubwo wamenye itandukaniro ry'ibyo avuga n'ibyo arimo kuvuga. None igitangaza undi nawe wabyutse abyuka yabaye ikiragi, aje turimo gusenga aravuga ngo ni noneho ise wabo isi mubyarana nyirasenge niyo bamugeze gutyo, baravuga ngo iri joro twashaka kumwica ariko ntibishobotse. Avuga ati Yesu uramuzi, ati Yesu ndamuzi. Yesu tuvuga niwe uvuga ati simbizi ariko ndamuvuga. Bivuge ngo rero ni igitangaza kubona umuntu ashobora kuryama akabyuka yarambura amaguru bikemera kuko abare bamukina babaroza ari benshi ariko Imana ikamubyutsa neza. Ni igitangaza rero mu bitangaza. Nubona bukeye uri muzima uhumeka utera intambwe bigakunda ujye ushima Imana yo mu ijuru kuko nta kintu kidasanzwe ugeze ukora ni ubuntu bw'Imana yakugiriye. Birakomeye biranoroshye. Imana iduha umugisha kandi duha n'umugisha n'abera bose n'abantu badukurikiye. Hari abantu badukurikiye bari muri Canada, Amerika, ntago ntibiborondora ibihugu byose ku migabane igize iki gihugu isi yacu yose. Abantu baradukurikira benshi njya mbibona, turabashima cyane. Hanyuma mbere yuko dukomeza nkuru nziza tureka dusenga Imana. Mana Data mu izina rya Yesu Kristo rikomeye turagushimiye kuko uri Imana uri izina ryiza, Imana ikiranuka, watubereye Imana mu bihe usibye ko abantu bakuvuga igice batakuvuga nk'ukuri, twagiye tubona abandi bakakubeshyera, abandi bakagira ibindi bintu bashyikiriza, ariko uri Imana iteye ubwoba, uri Imana itangaje, uri Imana ngari mu buzima bwanjye. Ibyo bimbera igitangaza nubwo abantu bagukiniraho ariko ku mwana w'umuntu ntabwo uri Imana ifite imbaraga, uri Imana irenze, uri Imana ifite ubutware, uri Imana inyeganyeza isi, uri Imana inyeganyeza ukanyeganyeza isi yose kanyeganyega, uri Imana iramburuza imara. Uyu munsi wemeye ko duhura turi bazima dushima izina ryawe, uri Imana ikora, uri Imana ifite imbaraga. Ntabwo badushyizemo ipamba ngo tube byarangiye, imigambi yacu ibe yarangiye. Dufite umugambi ukomeye cyane wo gukomeza kuvuga izina ryawe ryamamare hose. Waduhaye isezerano rikomeye, waratubwiye ngo tuzaba abagabo bo kuguhamya. Umwuka wera natumanukira i Yudaya, Samariya kugera ku mpera z'isi yose. Ikindi urongera uratubwira ngo tuzakora ibirenze ibyo wakoze Yesu igihe wari hano mu isi. Uri Imana ivuga gusa ijwi rya rikarambura ubuzima rage bugere ahantu hose, bugere ahantu hose, bugere ahantu hose. Imitima igiye kuryakira igubwe neza. Kandi Mwana uri Imana iri hejuru y'ibintu byose, dutwike, uri Imana ikubita hasi kandi uri Imana yubaka ugeze ubwo yaremeye ngo umuhaye ubutware. Ntabwo dushaka gutwika, wenda kirebwa n'abantu no mubaye bagasenya bakubita. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ijambo ry'Imana rivuga neza, aho babiri cyangwa batatu kandi uri Imana yomora, uri Imana ikiza. Hari abantu benshi bafite ibikomere, turagusabye abanyamugisha, hari abantu benshi bababaye, ariko uri Imana yomora. Abo ushaka ko kigira umumaro ubabare tubona mu izina rya Yesu, kigere ku mitima igikeneye mu izina rya Yesu. Kandi ijambo ryawe rigiye kuvugirwa hano ryo muri imitima y'abantu benshi, rihumurize abababaye, rikiza abarwaye kubw'ubuntu n'imbabazi zawe. Sengeye umukozi wawe tugiye kuganira, ndakwinginze ngo amaraso Yesu atugote mu izina rya Yesu. Iki kirere ndacyifatisha amaraso Yesu, ndakibohoza mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zose zirwanya ijambo ryawe, zirwanya Yesu Kristo, izina rya Yesu. Abamedi n'abapolisi bakubitwa mu izina rya Yesu. Utwuzuriza amasezerano Papa, duhagaze mu buntu bwawe, turashaka amasezerano yawe. Tukiriho turashaka amasezerano yawe. Ibyo wadusezeranyije hano tukiri mu isi turabikeneye, nitugera mu bwami bwawe mu ijuru ibyo tuzaba dukeneye no turagushimye, turagushimye, tuzuze amasezerano yacu, turemera ibishya, tuva mu bwiza tujya mu bundi, tuzajya tugushima. Urakoze kukugize neza, byose mbisabye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Nziza Imana iduhana umugisha. Yego twese hamwe. Urutangiye kujya mu mwuka. Hanyuma amakuru y'iminsi. Amakuru turaho turakomeye. Murimo w'Imana. Umurimo w'Imana nagiye nkuramo byinshi muri uko kwezi. Nagiye mbona abantu biyitirira ko narinzi natangajwe no kubona nabonaga basenga Imana aribo barimo gukorera izindi Imana. Nko kuri uwo wasengeraga. Mere ko kuri uwo urumva ni umubyeyi. Ni umubyeyi nasengeraga, ariko uwo ngo yamubyayeho umwana, umugabo we babyaranye umwana.
warangije aramuroga. Ariko akaba afite ibyumba by'amasengesho, ni umuvugabutumwa, arakorera ku mashusho media na bega arayobora itorero, arakomeye, ariko akorana n'imbaraga z'ikuzimu. Rero twavumbuye ko yakoranaga n'ikuzimu, nibwo yatangiye kuvuga ati ngewe iyo Mana yanyu ntago ariyo nkorera, n'ibyo manura ndabihanura, ariko ndabivuga, ariko nkabivuga nkabeshya ko ari Imana imbere ko atari imbwira. Uko umubyeyi yaje gukira, ariko ni ukuvuga ngo yari yaramutwaye, urumva yaraje nk'umuntu wazaga kureba nk'umugabo we babyaranye nawe umwana, baraje atwara imyenda y'imbere, amutwara imyenda, atwara n'iyo umwana wigaga muri kaminuza, arangije ngo abitwarana na nyina n'undi muntu, ngo aragenda abishyira hagati mu rutare. Nubwo nibwo twavuze ngo genda ubikureyo. Umukecuru, uwo mubyeyi yagiye yakize. Nyine imbaraga za Satani igihe cyose zirananirwa, iz'Imana zora zisina. Ubu arimo umubyeyi marashima Imana, avuga ngo yarakize. Ibyo ni ibintu nabonye n'amaso yawe. Ese nk'iyo usenze nk'uko ugahangana n'uwiyita umukozi w'Imana mu buryo bw'umwuka, ubona ari izihe mbaraga, ari uwuhe mwuka uri inyuma y'abo bantu biyita abakozi b'Imana? Bagamije iki muri makeya? Urabona njyewe hari ukuntu nteye iyo ndi mu bintu mbijyamo wese, ni ukuvuga nimba ndi umupagani ndapagana. Yego, ujye kubwira gutyo, nigeze kugwa imyaka nk'irindwi yose ntaza ahondi, ariko nabaye umupagani mwiza weruye rwose, ibintu byose weruye apana kubeshya abantu b'Imana. Yego, abantu banzi baranzi, ndi umupagani, nabaye umupagani weruye. Yego, imyaka 7 yose, ariko Imana igira neza, hari ukuntu ijya ibigenza, na nyuma ya zeri irakora. Nta n'umwana w'umuntu wari kunkurayo atari ubuntu bwayo. Nk'iyo usenga gutyo ukabona abantu barishushanya, baraza bakiyitirira Imana. Kuki batiyitirira sebuje ko afite imbaraga hano ku isi bamwiyitiriye? Ni ukuvuga ngo igihe cya Satani kirapfundurwa cyo gukora ku mugaragaro, aracyakora mu mwijima, ariko akayobya benshi, akorera mu itorero. Nk'ubwo genda namukunda mbwira ibyo bintu bikuye, ati nge nubwo nagiye mu nzu y'Imana nkajya mu mazi menshi bakambatiza nkagira gute, ariko ni ibintu hawe n'imiryango. Nge narabikoreshaga nkavuga ko ari none nkagera imbere y'abantu nkasoma Bibiliya nkabaganiriza, nkavuga ko ari Imana ivuga, kandi arimo gusengera. Simvuga ngo itorero runaka kuko sishaka kurivuga, singishaka kuvuga ibintu by'amatorero, ariko akora muri ayo matorero y'umwuka. Sinawe gusa, abantu benshi, hari n'uwo nashyitse arangira arambwira ngo n'ubu nari kujya kugabura ko nigezeho, cyo kora ntabwo ndigiyeho. Urumva ati gaburo byo ndayitinye, binteye ubwoba. Ndavuga bivuge ngo rero, nk'urugero njyewe ndi mwazi iminsi hano Rwamagana nibereye, ndi ku mashusho media, ndi bakureba ibintu, nibwo nasenze Imana, ndavuga ariko Mana ibintu no kuba nibiki. Imana ibwo yanyeretse, ndibuka twese dukora ikiganiro cy'abantu babona hiti cyane ku bintu bakina komedi z'Imana. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo igihe kimwe Abisiraheli ngo bashatse kureba Imana, kuko Imana yerekaga Mose, ariko bashaka nabo kugira ngo barebe Imana, bafata iminsi 3 yo gusenga, ngo bajya hagati y'imisozi, ngo bamaze iminsi 3, ngo abagore baravuga ati mugene mutubwirire iyo Mana, muturebere Imana niba ari umutuku niba ari umweru, muze muyitubwire uko imeze. Ngo bagiye hagati mu misozi, ngo Imana ngo bazira kubita, imisozi irahungabana, imisozi irahura, ngo baravuga ati Mose tureke tugende tubwire Imana twayibonye. Niba uko Imana yawe iza, niba ari uko twayibonye, ni Imana iteye ubwoba, ni Imana ikanganye, ni Imana pega. Njye nibaza ukabona nk'umuntu ngo ndi profeti, ngo ndi apotre, ariko Imana ahanganye ngo nundi, ngo basabanye imbabazi. Noneho njyari ibintu bimaze ndimo kureba, nkumva mfite ifuye, nkumva ngo runaka ngo yaraje, ngareba runaka ngaraje ngamusaba imbabazi, ngo yamusebereje kuri social media, ngo nibwo arasenga ngo ajya kumwereka Imana, ngo aravuga ngo Imana yawe itanyica, ngo niyo mpamvu naje kugusaba imbabazi. Ariko Bana ubundi Imana barayizi, ubu ngubu nibyo byeze, ibyo byeze. Abandi barajya ku mashusho media, noneho ubu ngubu Madame wa Theogene niwe ugezweho, niwe baharaye. Umuntu aragira nohera aragira imbere kunyuza akavuga indi mbabazi cyo zisobanura, avuye mu kabyiniro. Nigeze rimwe umwuka nyereka, sengera umuntu arangije abadayimoni baramufata, noneho maze kumufata turasenga, tumaze gusenga ari bamutwaye ikuzimu aramurekura, ngo arangije agaruka avuga, ndabwa ubonye iki? Aravuga ngo nageze ikuzimu, ngo asanga izo ndimi mwavugaga,
ngo baza kureba ngo uwo muntu nyine mbega izo ndimi ngo bumva n'ibintu bumva ibyo bintu birimo kubatwika n'ibi biki barimo kuvuga ngo baje ngo babura wa muntu kubera ko yavuze indimi nyinshi arazenguruka kandi bashaka umusazi. Umunyamwuka nyamwuka yavuze aratwika. Nigeze rimwe mu abahungu bihaye gushishura indimi ze ndavuze bana ko yoherwa no kuvuga indimi akavukira mu ndimi avuga ngo Imana yakunyeretse imakizenguruka ariko mana la tite stop prayer mo. Ariko nabonye yasabye imbabazi. Ndibyo twavugaga nyine ni iki bagamije yasabye imbabazi yasabye imbabazi Imana. Biriya barimo kujya bakavuga ngo neretswe ngo imakizenguruka nganyereka ngo umugore wawe akabivuga mu ndimi akavuga mu ndimi mu kandi kanya akatwereka mu kabyiniro nababaye Imana we ariko Mana Jina arasaba Imana imbabazi arayizi. Iyo Mana sarayizi. Ubwo tumusengere. Turaza gusoza we hari abantu Imana igomba kuza hari abantu Imana igomba kuza umuruka umanuka ukabatwika ku manywa yango rero barimo ngo baratwika ku mashusho media ngo bamenyekane ngo byamamare ariko Mana ngo Imana yavuze ariko Imana barayizi. Twari tukivuga nyine kubitongo n'abakozi b'Imana yego barimo batwika niba ari ugutwika simbizi ni iki kibaranga ni iki umuntu yagenderaho yirinda abo bakozi b'Imana bitwa ngo n'abakozi b'Imana nako njyewe iyerekwa mfite cyangwa ishurirwa mfite ryo muri 2024 cyangwa 2023 ku imyaka yagiye ikurikirana ni ukuvuga ngo ibi bintu Satani arimo arakoresha abantu ariko akabakoresha mu buryo bwitirirwa ngo ni barimo arakorana n'Imana ariko badakorana n'Imana. Ariko Yesu yigeze avuga ngo icyo gihe bazabahanura bazaberekwa bazabarondora ariko muzabamenya ku mbuto zabo. Reka ngoye nk'urugero niba umuntu ari umugabo turimo turabona simbubuze mu mazina atazagira umujyana ngo muri ribu niki akaba ari umugabo agashaka umugore wa mugore bagatandukana bamara gutandukana agashaka uwa kabiri agashaka uwa gatatu agashaka uwa kane agashaka uwa gatanu ngo barimo gusambana none ukabona umuntu ngo uzaze tujye gusenga ngo ariko ngo nitujye gusenga ngo kuri mukozi w'Imana ngo kugira ngo uzaze gusengera uzanyohereza agatiki none umuntu akatavuga atari igiti cyo kugera Kigali nangahe katavuga ati we uzohereze nkumbi 20 nase kuva Kigali kugera Rwamagana mu 20 si ibihumbi wenda bine wenda nago he bitanu 20 bije bite arashaka n'isimbura mu byiza arashaka ibi bintu bya data rero umuntu rero uzahamagara ati nyohereza 20 ntago ari Imana akorera muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu wese mugiye gusengana cyangwa gusengera ukwaka amafaranga ukwaka ituro mbese ituro ry'amase naryo we ituro okay reka nkwe nk'urugero ushobora kuza mu rusengero tume kuvuga ubutumwa ijambo ry'Imana igatambuka ugatanga amaturo mu nzu y'Imana n'ubundi bwitange bwose bakorerwa biturutse no ko burimo kubaka umukozi w'Imana none se ngubu ngiye uramamagaye uranyeneye ese ubundi amafaranga ngo akanze ko yafite wenda umaze imyaka 2 urwaye ngo yango kugira ngo uzaze kugusengera ngo uzabanze wohereza 50 urimo kubyaka urabizi wakabifa harya ninde wagiye ngo umukozi w'Imana amusengere amuvure yarangiza akamuha amazahabu n'ikibingo n'amaturo akamubwira ati jyana ibirendo byawe ni gihazi watwaye ku bwajazi Elisa ngo muri Syria hari akana kaganyagano ko muri Israel baza kumenya inkuru kaza kubona ibembe bya Namani aravuga ati ariko iwacu muri Israel hari umuntu w'Imana baza rero kubiza kumenyekana yandika urwandiko baza kumuha uburenganzira bw'uko azahura nande na Elisa aravuga ati rero kujya ngo nzajya ku mukozi w'Imana ntago nzagenda gusa ngo aranje ngo ategura ibiguzi ariko naje kumenyamo akabanga mazahabu n'ibiki byose uzibanga naje kumenyamo naje kumenya ko n'ubundi Elisa yari yarasengereje Syria kubera ko Imana yamukoreshaga yaje baje kubijyana kubitongera barabitongera mu bigirwamana byabo kugira ngo nabifata akabyambara anamuye imbaraga zimushira ari nayo impamvu dufite ikibazo cyuko abantu ku mashusho media ujya kubaga kohereza amafaranga wariye ku ituro ryo kuri social media imbaraga no ugasanga barimo barohereza amafaranga yohereza Imana yagukoreshaga ukazashiduka uhita ucana itara ryo gushaka ifaranga na ukazashiduka hari izindi imbaraga zigukoresha ariko atari Imana igukoresha nabwo rero yari yahishuriwe ko hari babiterekerejwe arangije arabyerekwa
aje aravuga ati oya ibiguzi byawe gira gute byijyanira. Ni naho Gihazi yaje kumukurikira aravuga ati tugize abashyitsi rwose nimuduhereze iyo myaka arabizana, ariko ngo Elisa aravuga ati ariko nakubonye ibyo bintu byijyanire ngo asigarane ibibembe byande bya sebuja. None se ubwo ugira ngo Elisa we ntiyari kubisigarana? Ibibembe Elisa ari gusigarana ni uko umwuka w'Imana wari kumunamukamo, wamara kumunamukamo agasigara akoreshwa n'ibigirwamana. Ni ukuvuga ngo Imana yamukoreshaga yari kwakira ibibembe bya Namani, noneho agashiduka ahantu. Niyo mpamvu rero usanga abantu bamaze kwakira bino byo ku mashusho media, bamaze kwakira amafaranga n'iki, bamaze mukozi w'Imana naragukunze ikiganiro cyanda gikurikira, none nari ngohereje agashimwe, nohereje miliyoni, noherezaga no agashiduka, kandi uko agira nikamo kumunamura agashiduka. Imana yagukoragamo ashiduka, noneho yarabaye igikanye. Kandi Imana yanyeretse nawe mu Rwanda bahari, akakujyana ukajya ku gatutu ukavuga, bakakunamurira bakaguha 500 ukabura hahamutse. Urwego nari ndimo nibonaga 5,000 nibonaga 10, none wisuma 5,000,000. Ariko izi mwe z'aba bantu umva ngo runaka bamuhaye amafaranga menshi, runaka bamuhaye Imana runaka. Witonde, Satani arimo arakora kandi yatatse abakozi b'Imana. Niyo mpamvu usanga abakozi b'Imana baramaze guhahamurwa n'indamu zamaze kubatwara. Ariko Elisa arabishurirwa, arabibona, aravuga ati jyana indamu zawe. Gihazi abitwara ibibembe. Hari abantu barimo gutwara ibibembe ari byo byaha by'iki gihe, agashiduka arazi ko akora n'Imana, ariko kubera ko ibibembe byamutwaye. Niyo mpamvu rero abantu benshi bamaze gutakaza imbuto. Hari abiyita ngo na abakozi b'Imana bamaze iminsi, sindi vuga amazina yabo singomba, ukabona umuntu araje ati ira akavuga n'igishinwa hafi ku kivuga. Biriya bintu birimo birangiza umurimo w'Imana mu buryo. Biriya bintu birimo ubundi umwimerere w'umwuka. Iki Imana yamanuye umwuka ibaze nka ati Imana irakunyeretse ngo nkwambike impeta ibintu nk'ibyo. Umwimerere w'umwuka aravuze ngo mugende mu cyumba cyo hejuru. Tageti Imana Yesu yamaze kubona ko ari 3,000 bitazi Yesu biri buza aho ngaho. Yego. Ngo barangije amazi iminsi 10 buzura umwuka wera akahishura ibyaha bakihana. Ubundi umumara w'umwuka wera ni uko tubwiriza abantu tukababwira n'ibirindani bakatajya tugakura ibirindani akabati Imana ihishuye ibyanjye. Benshi bakihana. None muri iki gihe ibyitwaga umwuka uhindura, ibyitwaga umwuka utuma abantu bibegereza ubwami bw'Imana, bamaze kubishyira mu marangamutima yo mu bwenge bwabo. None se n'umuntu avuga mu ndimi ngo buri joro naryamye ngo Imana iransanga, ngo iranyereka, ngo inyereke impeta, ngo izenguruka, ngo imora mu masiya, ngo ari imbere yanjye, ngo anyikaraga imbere, ngo irambwira ngo namunagarira, ngo afite amarira, ngo ivuye ngo akeneye umugabo, ngo Imana irangije nginyereka, ngo tubana mu kandi kanya tukabona mukabyinira. Ariko Mana uyu muntu Imana izamusibanga ari mu kabyiniro. Bivuge ngo barimo barasebya Imana, bageze mu rwego noneho Imana bayise ngo Imana irambwiye. Si komedi yakinaga ubundi, niba ari komedi niba ari ibiki, ariko ibyo yakinaga byose ariko gukina ikinisha Imana. Nje nahuye n'Imana gatatu, nzabibabwira kuri Shimedi. Murari Imana gatatu ndayimenya. Iyi Mana ndayizi. Wowe igituma urimo kugena ugakina komedi zijyanye n'Imana no kuyivuga mu kanwa kawe, ukayivuga. Imana izakwereka abakina za komedi, ababyitira ibyo bakora byose. Imana iramanutse. Abantu bitira Imana kuvuga ngo yavuze itavuze, iramanutse izabageraho. Nubuhe butumwa wenda wahaba abantu abakristo? Njyewe ubutumwa naha abakristo bujyanye n'iki gihe turi, kuko ni igihe kigoye. Nagize agahinda ejo bundi, nagize agahinda naganira n'umuntu, tuganira umwimerere w'umwuka wa kera, kunda Imana. Abantu batinyaga icyaha, bagatinya kuvuga ngo yavuze itavuze. Noneho tubitekerezaho, ahita amubwira ngo noneho mbabajwe n'abantu b'iki gihe barimo kuza bakinjira mu gakiza, bakakirwa n'ibirura, n'abantu batigeze bayimenya, aribo bakurikiye indamu, bafite ibyo bareba. Noneho aba bantu bakumva niko gakiza kameze, agakiza ko gusambana. Kuko iyo yaje agasanga pasiteri we umushumbye n'iki ari umusambanyi, bakinjira mu musambanyi yumva ko ariko bakizwa. Yaje akasanga ari cyurwa nawe akabura akabwinjira yumva ko ari uko. Noneho umwimerere w'uko abantu bajyaga basenga Imana ikavuga. Icyo nabwira abantu b'iki gihe, icya mbere nibasenga Imana ibahishurire. Kandi ugusengeye, uguhanuriye, ukubwirije, reba imbuto ze. Bavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Niba umuntu agusengeye agatangira gushaka kugusambanya,
ubwo ni Imana imukoresha. Niba umuntu agusengeye akakwaka amafaranga ibya mirenge akaguhombya, niba umuntu agusengeye agashaka kuvuga ngo Imana iramwe ngo urarwo si urwawe, ngo urarwo si urwawe ngo ahubwo Imana yanyeretse ari byo tuzabana. Niba umuntu akubwiye ati Imana yanyeretse iri joro inyereka impeta yikaraga akavuga kuri social media, kuki atamusanze bajya kumutereta ngo avuge ati, ariko ubundi yajya kumutereta atarinza kubishyira ku mashusho media. Ubundi isagamije iki? Ni uburyo bwo gwitwa, ni ukuvuga ngo Asiya afite ni ishuri rye yibereyemo yuko imbwa zirimo kumurya ibirenge n'unu. Nasenge cyane kuko imbwa zirimo ziramuhunahunaho, imbwa ziramukiniraho. Nasenye Imana imwambitse ubudahangarwa, imushyiraho igitinyiro cyayo. Umugabo yakoreye Imana, agendana n'Imana, avugana n'Imana, arataha. Nawe senga Imana kugira ngo Imana igukureho imbwa ze kugendaho, imbwa ziguhunahunaho. Urimo urasuzugurwa ugeze naho imbwa zigera ku mashusho media bakavuga ibintu by'amafuti, ibintu bidahuye, ngo Imana yababwiye. Cyokora wowe manuka gake usenge gusa, ubateze Imana, ureke ko Imana igiye kukwambikira ubusabana, igiye kubandagaza ikabashyira ari gusa. Witana nawe senga Imana, wuzure umwuka rubana n'Imana, ugendane n'Imana, uyibwire guhorere. Ureke kuntu isi ikagukubitira abantu, abavuze, abakure, abitiriye, byo bakoze bose Imana izabashyira ku murongo, izahera ku murongo ikubita, uzayibonesha amaso yawe. Imana iturengere, Imana irengera abantu bayo. Hari ikindi kintu nagiye mbona mu minsi yashize, usanga abantu bitwa ngo nabakozi b'Imana, yego, bahanura ibintu binezeje gusa byiza, noneho ugasanga mwene abo ngabo nibo abantu benshi barundukiriyeho. nibo Bibiliya hari ukuntu bivuga, Bibiliya hari ukuntu irimo kubivuga. Yisomye Timoteyo wa 4 sore wa 2 igice cya 4, yego, umurongo wa 3, kuko igihe kizaza, Bibiliya yavuze ngo iki ni igihe Timoteyo, igihe kimwe Paulo aganira n'umuhungu we Timoteyo, yamukuye mu kabyiniro nawe. Yamukura aramubwiriza, ariko iki ni igihe cy'uko yarimo kuvuga, atajya kumubwira ibihe bizaza. Aravuga ngo mwana wanjye igihe kizaza, ngo kuko igihe kizaza, igihe tusohoyemo, abantu batazihanganira inyigisho nzima. Naga abantu basemera abantu babakomeretsa bababwira ngo ubu hari abantu bashaka kutumva bakadutera amabuye biturutse nuko tuma kubabwiza ukuri. Ntaga abantu bagikeneye ukuri, kuko naga abantu basihanganira inyigisho nzima. Kandi njya gukora ikintu cyitwa icyumba, ariko usanga abantu turimo gusengana, ugasanga bajya hano iravuze Uwiteka Amerika ibiki byo, abantu barashaka iminezeza amatwi yabo. Ntago bazihangana inyigisho nzima. Ngo ahubwo ngo kuko amatwi yabo azaba abarya yifuza, amatwi yabo azaba barya bashaka kumva ibibanezeza, bashaka kumva babahanura ibyiza, imodoka, Amerika, uratabawe. Nagazareba imbuto za wa wundi n'ibyo akora. Niyo mpamvu abana bacu bahashiye barimo gusambana, arajya akavuga ngo irambwiye Amerika, irambwiye akazi keza, irambwiye ngira gutabaye, irambwiye ngira kuzinguye, ngo kandi hari n'ikindi mwe nguzanye kubwira ni mugoroba, yagena akabamugusha mu cyaha. Bazaba bashaka kumva ibanezeza gusa, ngo abo bantu rero bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, bazakurura abantu bajya babahanura ibitangaza gusa kugira ngo banezeze. Bayimanurire, amubwire ibyiza, amubwira ngira gutabaye, guha imodoka. Nk'ubu ngubu reka nkubwire, ubu iki gihe ujya guhanura umuntu akahita guha costume, wajya guhanura umuntu akaguha amafaranga, ubwo wahanura ibibi. Akavuga ati mukozi Imana, narebye mbonye kuntu wambaye yosore, reka mbanze rero hara mu cyumba rwose mbanze nguhimba 25 byo no gufuka k'umuceri. Uyigiye guhanura aba yamaze kukwangiza, utangiye guhanura ibyiza gusa kugira ngo bimunezeze. Abantu bakeneye abantu bababwira ibyiza, ntago abantu bakeneye ukuri. Ariko reka nkubwire, buriya Yesu yavuze ngo igihe kiraje kandi kirasohoye, sibyo? Ngo abasenga data bamusengere mu kuri, nawe ugira ngo ibyo bizamaho. Twari dukomeje. Dore Timoteyo nanone ibice byaho, Timoteyo wa mbere wa mbere ibice 4 umurongo wa 2 haravuga ngo mwenabo bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha, urumva abantu bitwa ngo abanyabinyoma, urumva abantu bafite inkovu, urumva abantu bitwa ko bari kumwe nabo niba abandi babasambanyi babibone babanya, urumva inkovu bafite ni ibyaha byo bakora, bashakira hit, bashakira kugira barashaka ibitangaza gusa. Ngo bayobejwe n'abafite inkovu, bega bayobejwe n'abantu bafite inenge, abo nibo babayobeje. Ngo bayobejwe n'abigisha bafite inkovu, bayobejwe n'abigisha, urumva barigisha ariko bafite
inkovu z'ibyaha mu mitima yabo, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo, nta kintu na kimwe batinya. Ariko reka nkubwire, ushobora kujya mu cyumba ukavamo Imana itavuze, kuko icyo gihe atari cyo kuvuga. Ariko ikizakubwira ko umuntu nta mwuka w'Imana, iyo kubera ko aba akeneye hiti, uraza yaba akikubona akakureba, ngirambwiye akira imodoka, akira indege, noneho akira amafaranga, akira kujya muri Amerika. Noneho wa muntu yabitegereza, yabibura, agakamu kagacika intege. Ubundi misiyo y'Imana Imana itanga ni uburyo bwo guhindura abantu kuri Kristo kugira ngo bazajye mu ijuru. None turababwira ibitangaza bitasora kuko atarebe bivuze, bagatangira gucika intege. Tugana ku musozo, ni iyihe nama wagira abakristo muri iyi minsi? Inama nagira abantu, umukristo mugenzi ujya mu ijuru, ibintu bisharira niwo buriya umuti uryohera ntago uvura, ariko umuti usharira nuhura n'umuntu akakubwira ati ihane hinduka kugira neza. Ariko umuntu nagusengera agusengera hejuru y'ibyaha byawe, niyo byazi ibyo yagusengera ibyo yagusabye bikaba, ariko ntago bizaba bivuye ku yaremye isi n'ijuru. Icyo twabwira abantu, yego Bibiliya iravuga ngo Imana ikunda umunyabyaha, yanga icyaha ntago yanga umunyabyaha, ariko nanone gukiranuka. Urugero rwiza, niba yanga umunyabyaha, uramanutse umanukanye irindazi cyangwa biswi, uguriye umwana wawe, uratashye ugeze mu rugo, usanze umwana yigaraguye mu biziba, icyondo cyose kimuriho kunda na wenda, cyangwa avuye kuyora amase, avuye mu kiraro, mbega arandushye, ati papa ati wambaye, kandi ashaka gushyira mu biganza, wahita umuhereza irindazi, urabanza ukamukarabya ibiganza, ubundi ujye n'imbere ya data nuko bimeze. Tugomba kubanza abantu bagakaraba, none bakabona kwakira, atabanje kukubwira ati iyuze n'Imana, hinduka, akapfa gusenga gusa, akakanda gusenga akubwira ibyiza. Ni ukuvuga ngo afite iyo nkovu y'ibyaha, ariko niyitaye uko n'ibyaha byawe, ahubwo arashaka kubwira ibyiza, agatangira kubwira ibitangaza. Niho mpamvu abantu bihererezaho abantu babakurikiye cyane. Ndagira ngo inshuti yanjye, ubugingo ni ubw'umuntu ku giti cye, ijuru ni ry'umuntu ku giti cye. Wa wundi afite umugabane kuzimu, kandi we ntabwo ufite umugabane kuzimu. Witana, wiyoba, rwose barabasengera ibitangaza bikaba bakanabonesha amaso, ntabwo bivuye ku Mana. Twagiye tubibona, abantu ntibahinduke. Reka dushime Imana ibanye natwe muri aka kanya. Rakoze. Wasoza wenda usengera abantu, usengera abarwayi, usengera abantu bafite ibibazo, nabo biyitirira izina ry'Imana, nabo tubasengere kugira ngo Imana ibagaruze inkoni yayo nziza, baze mu murimo. Niba bashaka guhitinga kwa Yesu, natwe tujya duhitinga. Umusore mubi ngende mubi, nibave mu bubyiniro, bave mu busambanyi, bave mu kubeshya abantu, bagarukira Imana, ubundi babwiriza abantu bahinduke. Mana, mu izina ryawe Yesu Kristo, uri Imana ifite imbaraga. Ntabwo tunejejwe nuko abantu bapfa, kuko ngo iyo dupfushije turababara, ariko wowe wapfusha ngo tukishima. Ntabwo tunejejwe n'abantu bakuvugiye neza, ariko igihe cyagira bakaba bamaze kuyoba. Natwe niyo mpamvu dushaka kugira ngo bagaruze urukundo rwawe, kandi bongere bakuvugira, ariko nabo bakuvugire badafite ibindi bintu barenza, badafite ibintu by'amarari yabo cyangwa ibindi bintu byabo bakurikirana, ahubwo bagukurikire mu izina ryawe Yesu. Kandi usenge n'abantu bayobejwe kugira ngo wongere ubagarure, wongere ubereke, waba mu nzozi, yaba ubatumeho, kugira ngo bashe guhinduka, abantu benshi bahinduke. Kandi turasenze mu izina rya Yesu, hari abantu benshi bafite iminyafu, barwaye indwara, ariko ziterwa n'iminyafu y'ibyaha bagiye bajyamo. Aka kanya bakimara kudukurikirana bihanye bahindutse, uwarwaye kanseri, warwaye diabete, indwara zitandukanye. Hari n'abandi bantu babona indwara zabagezeho batarazizane, batazi impamvu, agasanga arwaye kanseri, arwaye diabete, indwara zitandukanye. Naba turasenze Kristo kugira ngo ubakize, warwaye umutwe, warwaye mu nda, warwaye amaguru, warubabaye, mu izina rya Yesu. Wa Satani yanyaze, aho batwaye, aho batongera, aho babakize, reka abantu bawe babohoke kugira ngo Kristo babashe kukuvuga neza. Namaze kubona kutungwa n'amashimwe, rero aka kanya abantu bashaka gushima ko bakize indwara, kandi ndabizi neza ko abantu benshi bagiye guca bugufi bakakwizera, nawe ugiye kubakiza indwara zitandukanye. Urakoze kuko ubutumwa bugiye kugera kuri benshi, kandi bugiye gutuma benshi bahinduka bagakizwa, benshi bakamenya ukuri kukababatura. Urakoze kubikoze neza, kandi ugiye gufata abantu benshi umwuka wera akabazenguruka, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Imana iduhana umugisha. Hari umuntu wadukurikiye ari ubwa mbere akubonye, hari n'abasanzwe bakuzi, umuntu wakwifuza gusengana nawe yakubona ku address. Cyambere azazi Rwamagana, kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu turakora. Ku wa mbere turasenga saa 8 kugeza nimugoroba,
kuwa kabiri dusengera amazi. Hari abantu benshi niho tubona ibyo byose, tubona bita abakozi b'Imana, ariko Imana igenda ihishuramo byinshi, indwara zigakira, tukamenya naho biri tukabisengera bikavaho. Turimo turakura ibintu tukamenya naho biri, naho babitongereye n'iki, abantu bagakira. No kuwa gatatu tukongera saa 8 tugasenga, no kuwa kane tugasengera amazi, kuwa gatanu tuba dufite igiterane. Ubwo rero wadushaka inomero yatubonaho cyangwa kugira ngo tumusengere yatubona ku nomero 0782 54 38 73. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Hanyuma umuntu wari udukurikiye wenda atarakora subscribe, ndagusabye ukore subscribe, ni inkunga ikomeye cyane ubuduhaye. Ikindi ukoreshe ya Zaburi ya mbere.